nk'ibisanzwe ni Mutsutsuma Comedy, so turi kubararikira rero uko mwajyaho mukareba ko mwajya mugasura social media zacu, social media platform zacu. So ni Mutsutsuma Comedy, Facebook ni Mutsutsuma Comedy, Instagram Mutsutsuma Comedy, YouTube Mutsutsuma Comedy. Nizo ngizo dukoresha zonyine, kuko TikTok ntabwo twayapdatinga, ntago twashyira muri process yuko twayikoresha. So tubabwira rero, twuje kubabwira kuri imyidagaduro, ibintu zinutse bimaze iminsi bivugwa. So ikintu twakwishimira nuko tuzi ko umuziki nyarwanda uri gukora cyane, umuziki nyarwanda uri gukura ku rwego utakwiyumvisha. Tekeza ko umuziki nyarwanda uri gukura mu buryo bw'uko Spotify abanyarwanda uri gusanga abanyarwanda 10 aribo bayoboye ku mwanya wa mbere bro, bari kugira aba Dizdora, usanga ba Bruce The Ben ndetse n'abandi, sibyo? Uri gusanga bafite umuziki mwiza cyane. Mureke na industry films nayo tuyipushinga, tuyizamure, tujye twumva ngo music yakubise, film yakubise, football yagerageje. Bizaba bidusaba, bizaba bitumotiva yuko tugomba kujya dukora ikintu kikishimirwa n'abantu benshi deja, ariko anytime ugasanga so ni ibintu bigiye bigakubita performance irenze, kuko ntabwo twavuga ngo turakora ibintu birango bifite karite, ibintu bifite karite, ibintu bifite view nziza, ibintu bifite quality. Urumva bifite quality, bifite capacity iri hejuru, ku buryo ki tugomba kujya twubaka ibintu abantu, ku buryo umunyamahanga avuga ati ariko umunyarwanda ni iki? Who is your Rwandans? Ukavuga se umunyarwanda ninde, ni iki? Kuki abantu hanze 10 bakubita bakizamuka, ukabona indirimbo zirakubise, abastari baho bakuru bagakubita, bato bagakubita, uvuga ati why not kuki najya hara ngo banze promoting isoko rya nkuko barikiba bagiye muri iminsi abari na, ugasanga nyine nk'abandi benshi abastari benshi bari kuza gutegetega nkuko abagandi baradufasha, ariko tukaba twarabasize ahubwo bakaba bari kutwigira nkuko twabigiyeho, natwe ari kutwigiraho. Urumva tugomba gushyigikira nkuko batwigiye, bagakomeza none ibigo bikatwigiraho, tugakora umuziki mwiza kandi munini, kandi umuziki wagutse, umuziki twakwita ko wenda umuziki se twakwita umuziki ufite quality, sibyo? Nkuko twumva ngo twumva ngo iki gihangano rwo element yagifashemo ntago ari igihangano kibi, tukamba ngo koze, twumva ko nimba ari nakoze indirimbo yayikozemo, twumva ko iki gihangano kije kirenze umuriro nawe akaza arenze. Nk'uno producer wenda nakwita wenda ko wenda yaba wenda akomeye cyane, n'abandi wenda nka kature nka Yefanta, twumva ngo Yefanta akoze indirimbo itwara igihembo muri East Africa yose, ugasanga nyine ni indirimbo bro iri kupushinga ku mitima y'abantu, ugasanga iri gutacinga mu mitima y'abantu, kuko ntabwo tuzajya dukora indirimbo dupfa kumva, tujye dukora indirimbo abandi bumva, natwe igaruke twongere tuyumve, kuko bizatuma n'igihugu cyacu deja gikundwa, tuvuga se iki gihugu twagihawe n'Imana, se twagitoraguye, ese ni igihugu kiri muri gift, ni igihugu kimeze ute best muri make, ahubwo ati bwo ari iki gihugu kiryoshye gutya, tugomba kugifatiraho tukagikora neza, tukagikora mu buryo mbese buri naro bwagutse, uburyo buzima, uburyo twakita ko ari uburyo buri basic cyane, ku buryo ese twavuga se ubu buzima why not kuki promotinga ibihangano byacu ngo bigere kure, kumve ngo bikubise nkuko twumva ba Diamond na ba Burna Boy, tukabacaho tukagenda tukarenga ba cross, twumva ngo umuntu wese ushaka kuzamura umuziki ku isi aza i Kigali mu Rwanda. Ibyo byakunda pe, nkuko ibindi bihugu bizi ko mu Rwanda haba umutekano, igihugu ari igihugu cyiza gifite view nziza. Tugomba no gutanga ibintu biri quality good man, ibintu biri quality, tugatanga ibintu nyine
bifite touchable kuno nyine sinzi ukuntu byo nabivugamo, bifite nyine umwihariko wabyo, kuvuga ati umuntu acyumva indirimbo igitangira avuga ati why not, iyi ni inyarwanda, iyi ni inyarwanda sasa, iyi ni inyarwanda. Kuko ntabwo tuzajya kuvuga ikintu ngo Bruce Melody ngo agiye gukora ngo show, twumva ko Bruce Melody akoze show mu Rwanda, abanyamahanga nk'ibihumbi 5 batega indege bakaza kureba Bruce mu Rwanda, The Ben nuko n'abandi nuko, kujye baza kureba abanyamahanga, kujye baza kureba abastari bacu mu Rwanda bro, baza kureba abastari bacu mu Rwanda, kumva ngo mwa Element yakoze show hanze, ugasanga uje ibihumbi 500, ibihumbi 100, ibihumbi 500, nyine nk'ahantu ajya gutanga ugasanga nibo babaje kureba wenyine, nta wundi vuga ati ngo bamutumiye ngo azira kundi muntu uzwi, buryo nyine ngo baprofitemo ba bantu. Twe tugakora ikintu tukavuga ngo ubwo uyu muntu yaje hano, yaje kureba The Ben cyangwa se yaje kureba Element, tukavuga ati why not, kuki twebwe tuza gupromotinga iri soko ryo mu Rwanda, tukavuga ati isoko ryo mu Rwanda ubwo turi umuntu ari promotinze, ariko reka abanze yagira iki, abanze yafatisha isoko ryo mu Rwanda rizemo twumve ko isoko ari iryacu, tugomba kurishyigikira, tugomba kuryubaha. Ni n'isoko ryiza by the way, kuko nabonye kuri Spotify ni indirimbo gusanga indirimbo z'abantu 10 zirakunzwe. Nimba ukibona umuntu uri upcoming ari kuza akwita indirimbo kumva ise ikundwa cyane, ugasanga muri make byari bigoye ko mbere indirimbo yuzuzaga 1 miliyoni, ugasanga indirimbo ifite nk'ibihumbi 120, ukumva ko ni indirimbo nziza, ariko ukavuga uti kuki uyu munsi umuhanzi ari kuza atamaze n'umwaka cyangwa se amezi angahe, ukuntu yuje 1 miliyoni cyangwa 2, 3, 4, nka Chris Zurya yaje, si yaje mu bihe bitunguranye nk'abaho Kama n'abandi, nubwo benshi aribwo barimo byagiye byanga nuko babishyizemo imbaraga nkeya, ariko ugasanga umuntu ku rwego rwe nka Chris ari kuta 10 miliyoni mu gihe gitoya. Musura indirimbo zo murebe, indirimbo ugasanga afite 10 miliyoni, ari umuhanzi ukiri mutoya, ngayebaze ari umuhanzi ugeze mu rwego rwa Bruce Melody, maze yingi cya Bruce Melody afite nka 100 miliyoni, 100 miliyoni, 500 miliyoni, 30 miliyoni, 800 gutyo, half billion bro, half billion. Kubera iki? Kubera kubikunda, kubera kubaha umuziki, kubera guhora avugura wa muziki ukaza ari mushyashya, abantu no kugira ngo ararikire iby'ahandi, ahubwo n'abanyamahanga bavuga ati uriya muziki wa kiriya gihugu uraturyohera cyane mu buryo gutakwiyumvisha. Ahubwo tukavuga ati why not, kuki umuntu atapromotinga umuziki muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, nanjye mere nkabo. Nk'uko Bruce Melody Diamond amafaranga wenda nka 120 miliyoni, natwe abastari bo hanze bakabaha, natwe bagaha abastari bacu bo mu Rwanda izo miliyoni. Ugasaba umusitari afite nk'imiturirwa nka 20 cyangwa se nk'agace yiyubakiye k'imiturirwa ye, avuga ati ibi ni ibikorwa byanjye byavuye muri music bro, byavuye muri music. Gutyo igihugu nibwo kizakura, ahubwo byo kwifata ngo ngewe ngo nkoza akaririmbo mbahiti, ngiye kurara mu kabari, ngo mama ibintu by'amabeach kazi, ngo twasireyinze ibiki mugashitingana bro, ibyo ngibyo ni ubufu, ni ubugoryi. Urabikora gutyo uba ufite izina, wumve wiyubatse, ejo uko wazamutse nako uzazima. Reka mvuga akantu gato mukumva, uko umuriro watse ni nakuzima, bitewe n'iki? Umuriro w'amashara waka cyane, ukimara kwaka cyane no kuzima uzima cyane, bitewe n'uko wazamukanye umuvuduko, ubura energy idecreasinga, uhita ugabanyuka, ubugiki power itigabanyuka. Nawe nyine mujya mubibona iyo mucanye wenda nk'umwambwe waka ugahita ugabanyuka, ugahita uzima, mujya mubibona. So bivuze ngo iki rero, abahanzi bagomba kujya bakora cyane, bagahuzaho, bagakora ibintu byose, bagakora buri kimwe, bagakora buri kintu cyose bakagikora, atari kuvuga ngo umuhanzi yakoze uyu munsi, umuhanzi yakoze ejo. No, umuhanzi kora vuba, kora ufishyizemo imbaraga, kora
sibyo, kora utikoresheje ku buryo ki umuntu runaka azavuga ati why not, kavuga ati why not, kuki njye natakora performance irenze, kuki njye usanga umuntu yakoze entertainment yacu izamuke, ikundwe, imere neza. So turabashimira rero wagezaho news yacu. So icyo twita entertainment ica kuri channel ya Mitsutuma Comedy. So ni Mitsutuma Comedy. So amazina yanjye nyakuri ni Nshimiyimana Alphonse, ako nabanyankunda kuyavuga nibwo bwamenye mvuzeho kuri channel yanjye. So ni Nshimiyimana Alphonse, mwadusupportinga mukaduhereza views zikagera kure. Twishimiye yuko ibintu nyine tubikora tubikunze kandi twabikora namwe mudukundiye mukabikunda, njye mudusupportinga tugere kure, imanza zacu zigere kure. Twasohoye na episode nubwo itakunzwe cyane, ariko mujye munayirebe, ibice biracyariho. So turibaza yuko ko uko izakomeza ikundwa niko tuzagenda dusohora bya bice. So turashimira ko mudahwema kudushyigikira. Murakoze, support yanyu turayishimira kandi natwe turabakunda, natwe mujye mudukunda. Shout out, bye bye.